10 ntaho kubajyana. Abana 10 ntaho kubajyana. Ndi kwibaza uko mbigenza byanyobeye. Ni amajwi y'abagore bari mu basenyweho bari batuye muri uyu murenge wa Gisozi ni mu kagari ka Musezero mu karere ka Gasabo hazwi nko ku Kibanza. Mu ntimba n'agahinda kenshi imbere ya kamera z'umunyamakuru kwihangana byabananiye, ikiniga kirabica baraturika bararira. Baradutunguye tudafite ahantu tujya kandi turi mu mvura, mu kanya imvura irabiguye. Nta no kutubwira ati baduhe icyumweru baduhe n'amafaranga wenda dushakemo inzu. Dufite abana ntiturabona amazu. Urumva ko ari ikibazo. Uyawiriza kubera iki mbona ushaka kurira? N'agahinda. N'agahinda. None se bimeze bite uyu munsi? Mwerekeje he rero? Naho twerekeje turi hanze. Hanyuma amafaranga yo gukodesha se umwara yabonye? Nayo baduhaye. Aka gahinda abaturage bagaragaza bavuga ko bagatewe no kuzinduka basenyerwaho amazu yabo, nyamara ngo batarahawe igihe cyo kwitegura, yewe ngo ntibanahawe ingurane cyangwa se amafaranga bafasha gukodesha. Imbere y'amazu yabo bo n'abana babo bari kwegeranya ibintu byabo, abandi baragandagaje mu matongo. Bavuga ko bataniteguye kuva muri aya matongo kuko ngo ntaho kwerekeza bafite bo n'imiryango yabo. Uyu mubyeyi w'abana 10 we byamurenze, ikiniga kiramufata no kuvuga biramugora. Nakodeshaga ariko naho narindi baranyirukanye. Byagenze bite rero? Baradusenye ngo bari kudukura mu manegeka, naho twari turi none baratwirukanye. Kandi aho twari dutuye nyine baratwirukanye dusenye, none bari kutwirukana. Ntabwo dufite aho tujya, nta n'ubukode dufite, ariko turakambika hano hanze nyine. Byagenze bite rero? Twabonye ejo baza baravuga ngo dusohore ibintu ngo baraza gusenya. Ese mwadusenyera mwaretse tugashaka niyo tu. Bati ntabwo tubyemera, ibyo ntabwo bibaho. Nuko ubu none hanga tuye kubona tubona imodoka iraje n'amapiki. Ubu mugiye tugiye se turajya hagana he? Turarara hangaha. Ntabwo mwiteguye kuva? Nese turava tujya he? Wese ukwigomeka? Hana guru kwigomeka. Kwayobeye cyari nose n'ugusenya aka gace gusa. Nta nahandi. Nina n'aka gace gusa bari gusenya. Hanyuma rero ubundi mwifuza ko byakabaye bikorwa gute? Bakaduhaye wenda yo gukodesha tugashakisha, hanyuma bakaduha iminsi tugatanga nyine inzu tukagenda. Ubundi baje baramwanga ngo bagiye gusenya ngo bajye kwaka ama etaje. Umuntu agutungura gute? Undi umuntu agutungura akavuga ati ngiye kubaka ntabwo na period. Ngaho ingurane se? Ntayo. Hano se bavuga ko muri mu manegeka bavuga iki? Bakora mu manegeka. Bavuga ko bagiye kwaka ama etaje, ntabwo mu manegeka. Aya mazu umunyamakuru yasanze arimo gusenywa yari yubatse hafi na kaburimbo ku muhanda Gisozi Beretwari, yewe ku buryo nta kilometero kirimo uva kuri kaburimbo uhagera. Ukoresheje amaso nta buhanama aya mazu yubatseho, nta gishanga ku buryo wahita manegeka cyangwa ahantu hashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Gusa ahasenywe ni amazu bigaragara ko yubatswe kera, ariko kandi akaba akikijwe n'andi mazu y'imiturirwa y'abakire. Yewe abaturage banashyira mu majwi aba bakire kuba nyirabayazana ku isenywa ry'amazu yabo. Abaturage nabo bakavuga ko batemera ko bari batuye mu manegeka kuko bari rwagati neza mu yandi mazu nubwo yageretse. Abaturage bakavuga ko abo bakire baturanye ngo baherekera bababwira ko inzu zabo ziteye umwanda mu gace, yewe ko abaturage ari nacyo bashingiraho amazu yabo yasenywe ku mpamvu z'aba bakire. Bakavuga ko ari amazu ateye umwanda, ngo abashyitsi babo burira bakabona harajagaraye, bakatubwira mu ubwo buryo nimba barubatse izi nzu zihari. Aha bubatse izi nzu zihari kandi babona zirimo abantu, bo nimba barabonaga tubabangamiye bari gufata bakajya inama nk'uko ari abakire baduturiye, kavuga ati mwe muri kuduteza umwanda kubw'uko muciriritse, bakaduba ukode tukajya gushaka ahandi. Ibyo ama etaje? Ama etaje se ama etaje inzu baza niba bakeneye gusenya izi ngizi bakeneye no gusenya iriya. Nese ubu ngubu urabona izi nzu bagiye gusenya izi ngizi sizo zirasenywa gusa indi zirasenywa.
nibaduha amafaranga y'ubukode tujye kuri aho tujya. Mu manegeka asanga ari mu manegeka. Shingiye yuko ahantu atari mu manga. None se ikibazo mubona gishingiye kuki? Aka karengane niba muvuga ko ari akarengane gashingiye kuki? Oya ni akarengane ariko kubona nk'ahangaho umuntu amaze iyo myaka. Iki gikorwa cyo gukuraho inyubako z'abaturage cyari gihagarikiwe na zimwe mu nzego z'ibanze ariko zitashaka kugaragara mu mashusho. Umunyamakuru yabashije kwibonera neza umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musezero yaraherekejwe na daso. Umunyamakuru yagerageje kubabaza kubiri kubera aha hantu, bararuca bararumira kimwe n'izindi nzego umunyamakuru yagerageje. Ibibazo bifitanye isano n'imiturire muri uyu mujyi wa Kigali ni ingingo yakomeje kuvugisha abatari bake kugera naho umugenzuzi mukuru w'imari ya leta agaragaje inenge ziri muri uyu mujyi zirimo no kuba uyu mujyi waratanze ibyangombwa byo kubaka 6176 byatanzwe hagombaga kubakwa nyamara hadafite igishushanyo mboneza miturire. Kikaba indi mpamvu ituma hari abaturage bahora bagaragaza ko barenganye mu gihe inyubako zabo zikuweho, nyamara ngo bamaze igihe bahatuye abandi barahawe ibyangombwa byo kubaka umujyi urebera. Dantoni Gasigwa, ATV.